maze iminsi ngira ibyo twibye kwa Kano bikaba bimaze gushira, ndabigenza nte noneho ko nahuye n'umwaku n'udufaranga natwo nari mfite nk'abantu naratugurije ari kambira kazatuma nyuma y'ukwezi bigize nte ndibutse n'ikimo twari kumwe twiba kwa Kano, ahubwo reka njye kumureba ndebe ko yaba akibifite dore ko njye byaciranye. Salama basa. Bitese man kunguriye muri saha. Dore man kunanica kandi na betze mwana waranyishyura. Ugize ngwi. Ngo wari wa betize. Utambwira ko amafaranga yanjye ari wa betize. Ahubwo naje kuyatwara. What? Uyebe ko wansigaye imideni cyaje tumaje kwiba kwa Kano. Ibyo tubyihoreye. Uyu mutwe wakangaye. Kuko turatume. Mama. Hari umupetinzi. Kuko nagushyira telefone ku idirishya. Ariko kumureba twarako yayihasize. Ugize watigura kandi arabuha menshi murangurira kandi. Amani paso. Kandi ari bya mana byo gusenga ngo tugiye kwiga. Ugize ngwi. Twaterura boro ngo mana mfasha. Ndi gufasha. Nibabwiye ngo ujye kwiga. Cyangwa niwe bawijyanye utonjya kuzanira ibyo bintu. Imana sifasha umujuru. Ahubwo tugende mbone ma yanjye. Yarabinzara yananyishe ma. Ntaberuka kuko nkwayobye koko. Tujya haza. What? Dore naha ngaha. Mika mwana nakunze tukiri batoya none ubu waransize sigara njyenyine kandi ngenda gukunda n'ukuri ndagushaka babarira ugaruke twongere twishime. Ntizano kandi bigiye mbabajwe na fonde bansigiye mu cyaginga. What? Kamurikira ndebe nandi buyibone. Nubwo ibi bihe bibi tubabaza ariko tuzabaho hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko na nubwo yari yararobotse nawe Andi adema ninde nayigurishije mutwa kwa igihugu kimwe. ivuriro isiga ahubwo nuba tugiye kuri uzumukino. tujye ni mubere.
nubwo ayo mashuri bavuga tutayarangije tuzabaho. Bamwe muri twe twihangiye imirimo, bamwe babaye abafundi, abandi baba izuba ricishe akazi gatoboye sinyorota ngezeho maze batiri nkayicaginga uyu munsi ndadistabinga abaneiba banje abatekinisiye iki kintu wagitehera Izunisha murageza ngo nicyamuje kunyiba. tekinisiye none nkuzaniye boro uramba meshi Ni inka se cyangwa ni inkoko mutazane bya yindi byanyu. ntabwo ari inka ariko irenze inkoko. Izuri ikintu kitaka mukize ngo nyimaze cyangwa ikora iri kumuriro ubundi mugishaka amangara. Uzi ko dusanzwe tugura ndasamo 40. ugize ngo Ndaguha 40 se hejuru ko ishaho umuriro ikiri kuri sharijeri kandi yahamagara mu isibo gusa. Ndaguha ngaya nushaka kuyareka. tekinisiye nuko dusanzwe tugura kandi kwemeza cyata. ya tekinisiye ntabwo telefone ufite kagurishwa se Kahere aho ufite rwose ntari mfite smartphone itushe na Rwanda Pay bashaka akaye muri izo ngizo. mbere y'ibyose banzuma ko bakuze tureba Kora yampa yose. umuremo password Password iravamo saa sita. kono yabuze imana Abandi se bazigura he? iyi phone irasa nk'iya boss kandi wasanga ari umaje kutwiba Abana ata nk'umujura ariko abakira bo murasuzugura. ibyo tubireke iyo phone wayiguze he Urimo umuguzi cyangwa urimo manete? ibyo bikwivugisha kuko polisi itarabizamo umva mwana ni abantu baguciye bafite telefone na radiyo Bambaye utu. ntabwo mbaye Gushaka abantu tafi. Iyo umwanya umuntesheje uzi ko mbamaze gukora agafibo ka puzzle akamafaranga ubona burya saa sita. Umwanya umuntesheje.